reka no gutinda ubundi umunsi cyangwa ijambo rirangiza umwaka tuvuga ku gihugu hose rizajya hanze ejo cyangwa ejo bundi sinzi hari abantegeka ubwo bazambwira bati jya gutanga ijambo nzabikora ijambo narariteguye sinshaka kuvuga byinshi cyane ubwo ibindi nari kuzavuga bizasohoka muri iryo jambo icyo nagira ngo mbifurize muri uyu mwanya ubundi tumenyereye ko nyine abanyarwanda byavuzwe mu batugejejeho ijambo mbere ku bintu byangombwa iyo tubikora we mean business n'iri joro you should mean business mwidagadure nabyo you mean business sibyo ariko sinabura ko bagira inama nanone mu kwidagadura mukimarayo and mean business hari ibigomba kwitonderwa amasaha yo twayigijeyo ngo ariko hari icyo tutigizayo ubu abapolisi n'abandi babwiwe ko nta muntu bari bukoreho isaha iyo ari yo yose ariko ubushobozi bwanjye nabwo bufite aho bugarukira ntabwo nashoboye kubabwira kudakoresha twa twuma dupima utwo mutwitondere maze hasigaye bafite n'utwuma duhambaye batagomba kuza mu modoka ngo cyangwa niyo bajemo ntabwo bifata uri kuri vora ntabwo ariho bagarukira n'abicaye inyuma bishinjirije ako kuma karabamenya kakabakangura reka two kubitindaho kugira ngo ubwo mwabyumvise ibindi byose mwidagadure nimugera ahandi hamwe mucishe make taza ariko ubwo ni ukubarinda maze rero muharane amahoro n'imigisha y'Imana murakoze cyane